Amahoro y'Imana abana nawe nshuti y'umusaraba dusangiye amakuba no kwihangana biri muri Kristo Yesu. Ndagusuje nanone mu izina ry'Umwami Yesu Kristo, umwana w'intama w'Imana wapfuye akazuka kandi akaba yicaye iburyo bw'Imana. Nyemerera niba ukunda ijambo ry'Imana no kumenya amabanga ahishwe mu bwiru bw'Imana, dusenge hanyuma tuganire kuri ibi bintu bikomeye gutya udakwiriye gutambukaho utabyumvise, kugira ngo umenye uko ugomba guhagarara mu bihe bisa n'ibi ngibi, kandi umenye uko ugomba kwitwara mu bihe bigoye nk'ibi ngibi. Ingamba ushobora gufata, ibyo ushobora kwirinda, ndetse n'uburyo ushobora kunesha. Umuririmbyi yaravuze ngo umpe kunesha rero kuko wanesheje. Kandi intore z'Imana mbibutse ko ibihe dusohoyemo nta kabuza byarahanuwe, ariko nanone kubera ko hariho ibiyobya byinshi no gusinda iyoba ritandukanye mu buryo bumwe cyangwa ubundi, ndashaka kubabwira ko Uwiteka afite imbaraga zo guhishurira abantu, ariko nanone nkababwira ko abantu batiteguye gukurikira ibyo Kristo ahishura. Kandi ibyo nibyo bituma abantu bisanga mu ngaruka z'ibintu bimwe na bimwe bitandukanye mu buryo bumwe cyangwa ubundi. Imana rero itugirire neza kandi duhe kumenya rwose tudashidikanya. Mu izina rya Yesu Kristo, kubw'ijambo ryawe warapfuye urazuka, uzukana ubugingo bw'iteka ryose, tuzabaho no mu rupfu abana b'Imana. Niko twizeye kandi ni nako kuri. Tuzajya mu ijuru, umuntu w'imbere azabona Imana, nta kabuza umubiri twambaye uzabora. Nyuma yo kubora, Yobu yarabisobanura avuga ngo uruhu rwanjye nirumara kubora nzareba Imana. Aravuga ngo amaso yanjye azamureba saa yumye. Ngushimiye ineza n'urukundo, ngushimiye ubuntu n'ubutware, ngushimiye gukomera n'icyubahiro, ngushimiye imbaraga n'ubutsinzi, ngushimiye ubudahangarwa no gukomera kwawe. Turi imbere yawe kubw'ijambo ryawe, kandi turi imbere yawe kugira ngo duhishurirwe tumenye ubumenyi bw'isi. Abantu barapfa bakabupfana, ariko iyo umuntu yamenye ibiziringirwa akamenya iby'ubwami bw'Imana, ndanezerewe kuko abahawe umugabane udasanzwe. Urakoze rero kuko ibi bizakurikira abawe by'ukuri, mu izina rya Yesu bigira umumaro mwinshi. Bisabye mbyizeye mu izina rya Yesu Kristo, amen. Bakundwa muri Kristo Yesu, ndagira ngo duhishure amabanga akomeye ari mu gice cy'ibyahishuwe 16, mu bice 16. Titire yaho iravuga ngo ibyago by'imperuka. Ubwo ni ibyago 7 by'imperuka. Ibyahishuriwe Yohana, abigisha batandukanye babivuzeho, natwe twabivuzeho. Ni bimwe mu bitabo isi iri kurwana nabyo ngo bikurwe muri Bibiliya, kuko bimena amabanga y'isi uko ihagaze, bigatuma abantu bahishurirwa bakamenya bakinangira. Kandi Satani we ari gukorana n'abategeka b'isi ngo ashyira abantu muri sisitemu y'isi.
Ni nayo mpamvu igihe mufite bamwe muri kugipfusha ubusa mwanga kubikurikira no kubisoma, ariko abenshi bazakenera kubisoma isi yamaze kubyangiza. Dawidi aherutse kuvuga amagambo akomeye, aravuga ngo nabikiye ijambo ryawe mu mutima wanjye kugira ngo ntagucumuraho. Igitabo cya Daniyeli nacyo kimena amabanga akomeye. Hanyuma kandi ibihe niko bigenda byisubiramo. Ndashaka kuvuga iki rero? Ibyahishuwe byabayeho ryari? Kuki byabayeho? Kuki byahishuwe? Niki Imana yari igendeye kugira ngo habeho ibyahishuwe? Imana yemere gutuma Kristo cyangwa se yemere kuganira na Yohana ku kirwa i Patmos. Ibyahishuwe biri mu bice bitatu. Icyiciro cya mbere, ibyahishuwe byabayeho kugira ngo Kristo amenyeshe imbata. Iyo bavuze ijambo imbata ze, ni abantu bamwemeye nk'umwami n'umukiza w'ubugingo bwabo. Icyakora bamwemeye bose bakizera izina rye, yabahaye ububasha n'ubushobozi bwo kuba abana b'Imana. Bibiliya iravuga ngo kandi uko niko turi. Byabayeho rero kugira ngo Kristo amenyeshe imbata ze ibyabayeho tutariho, ibiriho muri iki kinyejana turimo, n'ibizabaho hanyuma y'ubuzima. Ni ukuvuga ngo rero nta kiriho kitahishuwe na Kristo, nta n'ikizabaho Kristo atavuze. Ahubwo question, niba byarahishuwe tukaba tubizi ko ubuhendo bw'isi buduhenze, tukaba duheze ku isoko ry'imburamumaro. Hano ndavugamo igiheburayo cyishe, ariko ururimi rwumvwa n'abana b'Imana. Turi mu gikombe cy'ishidikanyamana, turi mu kibaya Idura. Ibishushanyo by'izahabu ni byinshi. Umwami Nebukadinezari yamaze gushinga ibigirwamana abantu bagomba kuramya mu buryo bwo kuguranirwa iki turimo tukakiguranisha ikiri muri Satani. Ntuze kumbaza ngo gute navuze ko urumvwa n'abana b'Imana. Uyu munsi ikigirwamana cyaba ikintu cyose ufataho umwanya gusumbya Imana. Ibyo birasobanutse. Hanyuma ibyahishuwe tuzabiganiraho mu buryo bwimbitse cyane, duhere wenda mu gice cya mbere, ariko uyu munsi nahisemo ko tuganira mu gice cya 16 kugira ngo wumve eske bizaba bimeze gute. Iyo usomye Abefeso ibice 5:27 baravuga ngo aryishyire rifite ubwiza, ridafite ikizinga cyangwa umunkanyari cyangwa ikindi kintu cyose gisa gityo, ahubwo ngo ribe iryera ridafite inenge. Bana b'Imana, itorero rya Kristo narabisobanuye, ni umuntu wese wizera Kristo nk'umwami n'umukiza w'ubugingo bwe akagendera mu mahame ya Kristo, yanacumura akibuka kwezwa akagira umutima umucira urubanza. Uwo kabone nubwo yaba adafite ahantu abarizwa, already umwana w'Imana. Icyakabiri, itorero ntirisenga ku cyumweru, ntirisenga ku isabato, ntirisenga ku wa gatanu, ntirisenga ku wa mbere, ntirisenga ku wa kabiri gusa. Itorero ry'Imana risenga buri munsi.
every day. Saa 9 rirasenga, saa 11 rirasenga, mu muhanda rirasenga, ahantu hariho hose itorero, umuntu wese witwa umunyetorero watoranijwe ahora mu bihe byiza byo gusenga. Imana yahisemo guhishurira Yohana ari i Patmos ku kirwa yari yajugunyweho nabwo ahorwa ubutumwa bwiza. Niho Bibiliya ivuga ngo ku munsi w'Umwami Imana ngo yari mu mwuka, ngo yumva ijwi inyuma ye rimeze nk'amazi asuma. Iryo jwi ryari ijwi rya Kristo, rigereranwa n'amazi meza asuma neza. Ngo ahindukizwa no kureba, ngo amubonye ngo yikubita hasi aramuramya. Oh, haleluya! Kristo atangira ikiganiro cyo guha Yohana ibyo agomba kwandikira amatorero 7 yo muri Aziya. Amuha urwandiko yandikira itorero rya Laodikiya, itorero rya Pergam, itorero rya Tuatila, itorero rya Philadelphia, n'itorero ry'i Sardi, n'andi matorero uko ari 7. Buri ryose Yesu arirondora uko rimeze, ibyo arishima n'ibyo arinenga. Hanyuma ndihuse cyane amubwira ko araza vuba kandi azanye ingororano kugira ngo agororere umuntu wese bikwiranye n'ibyo yakoze. Aramubwira ngo niwe Arufa, bisobanuye ngo ni itangiriro ry'ubuzima, ni nawe herezo, ni nawe herezo ya Arufa na Omega, uwa mbere n'uw'imperuka. Yamubwiraga ko ari we ufite ububasha bwo gutuma isi ibaho, ariko anamubwira ko ari we ufite ububasha bwo kuba isi yayifata mu kiganza akayirimbura cyangwa akayizinga mu rupapuro. Ageze mu Byahishuwe rero 17, Yohana ni igice cy'ibyo yabonye. Ngo abona abamarayika 7 n'inzabya 7 zirimo umujinya w'Imana iruhande rw'Imana. 17 rero ibi Byahishuwe 16 Emili sorry bigaragaza ibyago by'imperuka bitera ku isi. Hari abantu ngo muriho uvuga muti kuri finali nzihana, kuri finali biriya by'abasazi nzabijyamo nanjye, ariko ntabwo uzi umunsi wawe n'igihe cyawe. Nakubwiraga ko uyu munsi ari we wawe wo kwezwa. Bibiliya igaragaza ko abo bamarayika, buri marayika afite ahashinzwe. Ubu tuvugana iyi si imidegembyo ifite yose, itorero riracyari mu isi, ariko rimaze kuzamuka rivuye mu isi aho Kristo azaba yaryubakiye kubana naryo mu gihe gitoya, ripimirwa imirimo ryakoze, rihanagurwa amarira ku maso, ryambikwa imyenda yera, ritegurwa, rihabwa amazina mashya. Ubisanga mu Byahishuwe ibice 17. Isi yo izaba ifite akaga k'uburyo 7. Ubu tuvugana marayika ushinzwe izuba, ashinzwe izuba kugira ngo ritotse abantu. Imana yabirekuye, mwajya kubona mukabona izuba riradutwitse, turahiye, turashiririye, turagongotse.
kandi mbibutse ko izuba ntiwaryigisha no mu nzu ujyamo ukumva amabati yashushe. Hanyuma ibyahishuwe rero na Kristo abihishurira Yohana, ngo yabonye marayika ushinzwe izuba ngo asuke urwabya mu zuba, ngo izuba ritangira kotsa abantu. Muhasome, turi mu gice cy'ibyahishuwe ibice 16. Hanyuma marayika ushinzwe amazi nawe aravuga ngo abona marayika asuka urwabya mu nzuzi n'imigezi ndetse n'amasoko, nabyo ngo bihinduka amaraso. Hanyuma murumva ko isi izaba iri guca mu kaga gakomeye. Iyo ukomeje gusoma, buri marayika wese azahabwa urwabya rwo gusuka mu isi. Marayika ushinzwe izuba asuka urwabya mu zuba, marayika ushinzwe amazi asuka urwabya mu mazi, marayika ushinzwe ubutaka azasuka urwabya ku butaka, mu butaka buzamura ibintu bimeze nk'ibisebe, abantu batangire gutonyoka. Bibiliya iravuga ngo abantu bazatangira gutuka Imana no kwanga Imana, ku buryo umuntu wese azajya avuga ngo nemera Imana bibe nk'igitutsi bakwice, kuko abo yacunguye bazaba bari muri biganza by'uwabacunguye. Ababyanze, abatabyemera, aha niho ngirira ubwoba. Inda n'ibyo kurya n'ibyina, ariko byose Uwiteka azabitsemba. Buri marayika rero ufite urwabya ruri mu mushinya w'Imana azagenda rusuka aho yatumwe kurusuka. Byumvikane ko ibintu byose bifite ubuzima biri mu nyanja bizahura n'akaga gakomeye. Birumvikana ko abantu bamwe na bamwe bazifuza gukizwa bitagishobotse, ngo abantu bazashaka ijwi ryiza ry'abavugabutumwa bari muri. Uyu munsi hagezweho inkuru za Pastor Ntuza na Pastor Ntuza na Pastor Ntuza, nibyo abantu barangaye, ariko mbibutse ko nabyo mureba ni ibirangaza by'isi, ni uduhendo tw'isi, kugira ngo abantu n'ijambo ry'Imana rivugwa rye kwemerwa, rye kumvikana. Kubera iki? Uyu munsi murabibona ko Satani amaze gukamura abantu kugeza ku rwego umuntu atagishaka kumva umwigisha w'ijambo ry'Imana. Bibiliya iravuga ngo amatwi muri icyo gihe azaba barya, bazigwiriza abigisha bajyanye n'irari ryabo. Umwigisha wawe kuri izi mbuga ninde? Father spiritual wawe ninde? Mentor wawe ninde? Nuwazanye amajwi ari gusaba, nuwibye amafaranga, nuwagiye gushaka inkuru mu giti se, nuwagiye kuzishakira muri wese. Murimo murarya imyanda kandi ibyo kurya by'umwuka birahari. Inshuti yanjye, icyo gihe, kuko abantu banze amaraso y'umwana w'intama w'Imana, buri wese azacungurwa n'amaraso ye. Uzajya uvuga ngo nemera Imana, ndashaka Kristo, abamaze kurakarira Imana bakwica. Hari n'abandi mwitwaza ngo ntabwo ngo twakurikirana mu ijambo uzarikenera gutarikiribonye.
hari n'abandi bavuga bati twebweho ubu tuvugana izo ni tubyitayeho. Yego, uzakenera kubyitaho bitagihari. Hari n'abandi bavuga bati isi iracyahari, tuzabanza turya isi, uzayirya ikurya. Hari n'abandi bavuga bati abapasitori baraguye, abigisha baraguye, abahanuzi baraguye, nanjye rekwa ngo ninde wabona irimbingo kuko abandi bapfuye nawe ngo yica rijyemo. Cyo n'ubupfayongo. Abantu bashize isoni imbere y'Imana, abantu barubahutse bikabije. Ariko Bibiliya iravuga ngo dufite ijambo ryahanuwe kandi rirushaho gukomera, ngo muzaba mugize neza nimuryitaho. Kuki wakwita ku bindi ntiwite kuki Imana ivugana nawe? Nyamara hari igihe ubutumwa bwiza buzahagarara, hari igihe buzira ariko ntibuke, hari igicuku kizakuzaho ugakenera Imana. Ndagusabye rero, nanjye ndagusabira nisabira nanjye ngo Imana idushoboze jye nawe, iduhe kunesha isi n'umubiri na Satani, iduhe imbaraga zo gukomezwa n'Imana, kandi umwuka wera w'Imana n'ubuntu bw'Imana bikuzeho none n'iteka ryose. Ntaba ari wowe uyu munsi, ahubwo izina ry'Uwiteka aba ariryo rihabwa icyubahiro mu izina rya Kristo Yesu. Reka dusengere. Abakunze ko twakomeza kwiga zino nyigisho, nanone kuzivuga ntabazikurikira kuko zitwara umwanya, ntacyo byaba bimariye kuko jye ndabizi, ahubwo wowe wakabaye ugira umwete wo kubimenya, no kugira ngo ibyo twamenye tubimenyesha abantu. Biravuga ngo Imana ivuga rimwe ndetse kabiri, nawe umuntu atabyitaho. Birakwiriye ko dushishikarira ibyo Imana ishaka, dushakashaka ibyo Umwami akunda, twizere kandi tuzahabwa, dukomange tuzakingurirwa. Hari umuririmbyi nkunda nubwo iminota yanjye hano yageze, aravuga ngo ushaka ibyahishwa abanyabwenge, cyewe na data tubana namwe, ni muri mwenyine turi kumwe, uko mukora imirimo yanyu nzajya mbafasha mu mibabaro, Uwitanga nzamugororera, ndazavuga umuseke utambitse. Uwitanga nzamugororera, ndazavuga umuseke utambitse. Urajye mumbwira ibyo mwibwira, ibyo muvuga n'ibyo mukora, mu miruho yanyu munaniwe, bimenywa n'imigambi yanyu. Hela bona sate koya. Abera bazataha, nta kizabuza gutaha, nta COVID-19 izabuza itorero gutaha, nta bisasu bikorerwa muri Amerika cyangwa mu Burusiya cyangwa muri mu Fransa cyangwa n'ahandi, nta bizabuza itorero kuzamuka. Yerusalemu hari amarembo Kristo azinjiriramo agarutse kwingamana ingoma n'abera. Abasilamu barayafunze ngo Yesu naza azabura hanyuma. Ariko icyo nshaka kuvuga ni iki? Nuko kumvira mu mubiri, ubibira mu mubiri asarura mu mubiri, ariko nubiba mu Mana uzasarura mu Mana. Ndatangara mu gihe ngiki mu kuri nta bantu bafite gahunda, ni bake bafite gahunda yo gushyigikira ijambo ry'Imana ry'ukuri. Benshi basapotinga ibinyoma pe, banabishyiramo amafaranga menshi, amamiliyoni. Mu gihe abantu b'Imana bavuga ibihishura ukuri kw'ibizaba n'ibiriho,
byagira umumaro rwose, baranzwe pe, baranzwe. Ariko n'uwo mwambaro nyine Satani agenda yambika abantu mu maso ngo badashyigikira iby'ubwami bw'Imana, ni umwambaro mubi cyane, kandi Bibiliya iravuga ngo twitsa inyenzi n'ingese bitagera. Umwami rero aganze abane namwe, abakomereza amaboko, abambika imbaraga mu izina rya Yesu. Kubw'ijambo ryawe ndagushimiye, ryumvise bake, ariko nabo nyine nabo washakaga 7 cyangwa 8 baganayo urabakeneye. Ndasenze niringiye rwose, ndasenze nizeye rwose, ndasenze niringiye ko imbaraga zawe zirakora umurimo ukomeye kubw'imbuto duteye. Wagure kandi utesha agaciro, umenagure buri kintu cyose kikiri hejuru kurwanya kumenya Imana. Urakoze kuko utwumvise, mu izina rya Kristo Yesu, amen. Shalom, Imana ibahe umugisha.